Ubushinwa ni igihugu kiri mu myemerere ijyanye n'amadini, buri wese asenga uko ashaka igihe ashakira. Ntawe witwa umupagani, ntawe witwa umwemera kurusha abandi. Ubonye icyo asenga arakiyoboka kikamunyura, imigisha ikisuka. Nta munsi utari uw'akazi. Ku isabato no ku cyumweru, mu gihe twe tuba twafunze amaduka, ho saa tatu buri wese aba ajya mu kazi nk'ibisanzwe. Ni Kononshi Cedric, in Eagle Magic TV Rwanda. Bifurije umwaka mushya muhire, kandi subscribe, share na comment kuri Eagle Magic TV kugira ngo tujye tubona ibiganiro byacu uko bukeye n'uko bwije. Bahe ikaze rero. Bukomeye n'ubasugwa cyane ni mu ntara ya Xinjiang, aho imyizerere ijyanye na Buddha yatangiriye muri 495. Hari urusengero ruzwi cyane mu mateka rw'Abashaolin, bahora buri munsi ku wundi basenga, bakora imigenzo yabo, nyuma bakanyuzamo bagakina karate. Muri 464 nibwo umumoko w'umuhinde yageze mu Bushinwa, atangira kwigisha amatwara n'amahame ajyanye na Buddha. Ku itegeko ry'uwari igikomangoma cy'Ubushinwa icyo gihe, Wei Buddhahama, bivuga ko ari nawe watangije umukino njyarugamba ku ngufu, ku buryo bufasha umuntu gutekereza. Abarebye filime mu buto mwibuka iyitwa Shaolin Temple, ni mu zatumye Jet Li abikirangirire. Aho hari n'uwo yafatiwe amashusho. Iyo uhageze abanza kukubaza niba Jet Li warigeze umwumvaho, nawe uti yego rwose. Bati rero tuza wageze iwe. Urusengero ruri mu misozi hagati, kurugiraho ubanza kwambuka umugezi ahantu hakikijwe n'ibiti bitoshye. Abantu aba ari urujya n'uruza, abakomeye n'aboroheje. Umunsi twasuraga twahuriye n'umuyobozi uhagarariye ishyaka rya SPC mu Bushinwa muri iyo ntara. Inyubako zaho ni za kera zijyanye n'umuco w'Abashinwa, zubakishijwe amategura ariko zikavugururwa buri gihe kuko ako gace gahindutse nyaburanga ndetse na nyabagendwa. Ziba zifite agasongero mwabonye kuva kera mu myubakire y'Abashinwa cyangwa se Abayapani. Amateka avuga ko Abayapani bakolonije Ubushinwa imyaka myinshi, ndetse n'ikibuga cy'indege cya Shanghai niwo mushinga wa nyuma wubatse mu gihugu cy'Ubushinwa. Kuri urwo rusengero kugira ngo bikorohere, ni uko wasura afite umusesenguzi, bitari ibyo agomba kuba azi Igishinwa gihagije ku buryo amateka ubasha kuyumva. Ukinjira uhingukira mu gace karimo abarinzi b'urwo rusengero. Ni ibibumbano bibiri by'abagabo b'intarumikwa bafite intwaro. Bivuga ko abo bantu ari abarinzi b'ingoro, imyuka yabo iyikingira hamwe n'abayinjiyemo. Ugeze imbere aho wakwita nko ku mbuga, uhasanga ahantu haba haka umuriro, ahandi hari za buje zaka. Abantu iyo bahageze bafata uduti bakaducana, bakajya imbere ya wa muriro, bakavuga ibyifuzo byabo, barangiza bakadusigaho tugashya tugakongoka. Ubwo Imana ikaba irabyumvise ikabiha umugisha. Urenze aho gato nibwo ugera mu nyubako irimo Buddha, ukavuga ko ariho Buddha mukuru aba ari, ndetse n'abandi twakita ibyegera bafite inshingano runaka bitewe n'icyo umuntu ari gusengera. Ndetse hari Buddha ufasha abahanzi, abanyamakuru, abahinzi, abashaka ubutunzi. Buri wese ajya imbere y'icyo ashaka, nyuma agasoreza ku mukuru wa bose akamuramya agataha.
Abantu benshi ku mwero w'ibihingwa bazana ishimwe ryabo cyangwa se abashaka imbuto nabo bakabigenza batyo. Ubwo twageragaho hari umuceri, bivuze ko benshi bari barawuzanye mu gushima Imana yabo. Abamoko nibo barinda urwo rusengero umunsi ku wundi, barahahura bakora imihango yabo y'amasengesho. Abantu bashaka kumenya byinshi kuri bo baba bashobora kwishyura amafaranga runaka bakemererwa gusangira nabo ifunguro ku meza. Ngibyo rero iby'abamoko, ababuda ndetse na tempo ziba mu Bushinwa. Njye nitwaga Niyonshuti Cedric, kana subscribe, share na comment niba utarabikora kugira ngo tubane mu bintu byacu ku bukene uko bwije. Tuzahora utaha.